Umeze ute David Shimalov? Uranezerewe, umeze neza, ibirori biri kugenda neza mu gice cya Donbass. Nzi neza ko unezerewe cyane. Nibyo David, ndakeka ko ibyo naragusezeranyije wabibonye. Wavuye mu gitaramo cya Noheli kandi wabonye akana. Nabibonye byose. Ibyo nagusezeranyije nabanje kubibwira ababyeyi bawe. Umutekano nicyo kintu cyonyine nshobora kugusezeranya kandi ukakibona. Uracyari muto, ariko amateka yacu nk'Abarusiya no kwishimira abo turi bo, ibyo turi byo, kandi tugaharanira n'uburenganzira bwacu. Buretse kuba hari abanzi bashakaga gutuma utanezerwa bivuye ku bikorwa bibi bari kugirira igice cya Donbass, bakoresheje intwaro zirasirwa mu ntera ndende. Ibindi byose turabigenzura neza, kandi nabo umunota ku wundi bari kunanirwa kubera ubushobozi bw'igihugu cyacu cyatubyaye. Kandi nzi neza ko ibyabaye bitazongera kuba ngo bababuze kongera kunezerwa n'imiryango yanyu. Uri kumwe na papa, uri kumwe na mama, biraryoshye cyane. David, niki ushaka ku munsi nk'uyu mwiza, umunsi uryoshye? Ndifuza kuba njye na mama twasokera. Nahamenya aho ushaka kuvuga. Urashaka kujya kureba ku nzu ndangamateka y'Uburusiya? Ego, niho nshaka. Ndanezerewe. Buri wese icyo yifuza ni ukumenya ahahise h'igihugu cye, kugira ngo n'ibindi by'ejo bizorohe kurenza uko abitekereza. Udafite amateka y'Uburusiya ngo umenye Uburusiya uko bwabayeho, n'icyatumye twitwa Uburusiya tukava kuri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete nyuma y'uko abanzi bari batangiye kuzana ibibazo bikomeye, ntabwo ushobora kuzaba Umurusiya nyakuri uharanira ibyazi. Twebwe rero dutandukanye nabo mu burengerazuba bw'isi bibwira ko baturusha ibyo turi byo nabo dushaka kubabo. Twebwe Uburusiya duharanira ukuri, tukarwanya akarengane ku burenganzira bw'umuntu. Ntabwo dushaka badufatira ibyemezo kandi bafite abaturage babo bagomba gufatira ibyemezo. Twebwe dufite amahitamo yacu, dufite umuco wacu, dufite mbese ko duteye muri twe. David Shimalov, nezerewe no kumva uvuga, kandi nezerewe no kumva ko wifuza gusohokana n'ababyeyi kandi baze kubigukorera. Reka mbwire umubyeyi wawe papa, uyu munsi tumaze amezi arenga 10 mwumva ibiturika, ariko uyu ni umwanya mwiza wo kukubwira kandi humurize n'umuhungu wawe ibikorwa bijyanye n'urusaku rw'ibiturika kandi bigira ingaruka mu gace murimo bigiye kuba amateka. Twakoze iby'ingenzi byinshi birimo kubereka ibyo dushaka ngo ibiganiro bigamije amahoro bitangire, hakazamo uburyarya
n'ubugambanyi bw'abo mu burengerazuba bw'isi bashutse ubutegetsi bwa Kiev. Gusa ngewe reka nkubwire, ibyabaga muri Donbass rabizi uri mukuru, ibyo byararangiye. Uyu munsi turi guhangana n'undi ufite ibyo bitekerezo byo guhungabanya umutekano muri Donbass. Bari kubigeraho bifashishije intwaro zabo mu burengerazuba bw'isi, ariko agahenge turimo k'imirwano nikarangira tugasubira mu bikorwa bya gisirikare. Turifuza kandi turashaka kuko tuzi ko tubifitiye ubushobozi gucecekesha urwo rusaku rw'ibiturika muri Donbass yose. Amahitamo yanyu yo guhitamo kwishyira ku Burusiya mukaba abaturage b'Uburusiya nicyo cy'agaciro kurenza gutegekwa n'igikoresho cy'Abanyamerika kidafite umuntu muri cyo, ahubwo gifite kubahiriza amabwiriza yaje kuri telefone no mu mpapuro ku nyungu zabo mu burengerazuba bw'isi. Muryoherwe n'ibihe murimo, ubukonje mu bwishimire, ni ibihe Imana yatugeneye. David Shimalov, umunsi mwiza kandi ndagukunda. Uzakure ushaka uharanira kuzaba intwari y'Uburusiya. Icyubahiro ku Burusiya, icyubahiro ku bakomeje kuryama ku busugire bw'igihugu cyacu barwanya inkozi z'ibibazo mu burengerazuba bw'isi. Iri joro rikeye ibintu byongeye gusa naho bigenze neza nyuma yuko nta rusaku rw'ibiturika rwongeye kumvikana ijoro ryose, kuko ibihugu byombi byemeye gushyiraho noneho agahenge k'imirwano nk'uko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yabisabye. Agahenge k'imirwano kaje ku munsi wo kwizizaho Noheli y'Abarothodoxi nk'uko umukuru w'Uburusiya yabitangaje. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky n'ijoro rikuze yemeye ko nawe ako gahenge kabaho abaturage b'igihugu cye bakajya mu mihanda kwitegura umunsi wa Noheli. Mu ijambo rye rikomeye, Perezida Volodymyr Zelensky yasabye abaturage kujya mu mihanda bakizihiza ibirori byabo nk'uko bisanzwe bitegura akana Yezu. Yavuze ko inyenyeri ya mbere igomba guhura n'Abanya-Ukraine amamiliyoni bayiteguye, kandi koko umunezero w'Abanya-Ukraine ukazakomeza. Aya magambo y'umukuru w'igihugu cya Ukraine abasesenguzi bagize byinshi bayavugaho, ariko kandi ku rundi ruhande nubwo ibyo bintu bimeze gutyo, ku kibuga cy'imirwano ku mirongo y'imbere ku rugamba urusaku rw'imbunda n'intoya nirwumvikanye, gusa amayeri yo kuva mu birindiro bimwe utera intambwe usatira imbere yo yagaragaye ku mirongo y'imbere ku rugamba, nubwo nta sasu byigeze ryumvikana. Iri joro rikeye ni byinshi cyane bikomeye ku ngingo zitandukanye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Ikaze kuri izi pages zikomeye.